dore ibisobanuro birambuye ku muhanzi Buruce Melody, indirimbo zatumye amenyekana, cyane cyane ibihembo cyangwa se ibikombe yagiye afasha uko bingana n'agaciro k'amafaranga byari bihagaze. Buruce Melody amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Itayewacu Buruce, yavukiye i Kigali mu Rwanda. Yatangiye umuziki akiri muto, cyane cyane aririmba mu rusengero no mu matsinda y'abakiri bato. Ijwi rye rituje n'uburyo aririmba amagambo akora ku mutima w'abantu batandukanye mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo, byatumye ahita agaragara nk'umuhanzi wihariye mu ntangiriro y'uyu muziki, ndetse kandi byamuhesheje ishema mu mwuga we nko mu bahanzi bafite ijwi rikaze mu Rwanda. Nk'uko bigaragara mu itangazamakuru, uyu muhanzi Buruce Melody dore rimwe mu matsinda ryatumye azamuka, bakaba mumubona ubu ngubu kuri uru rwego ahagazeho. Kiwundi Entertainment ariho yazamukiye, ahinduka umwe mu bahanzi b'ikimenya bose cyangwa se abahanzi b'ikirangirire, akaba agaragara muri entertainment yo mu Rwanda. Indirimbo zatumye Buruce Melody cyangwa se Itayewacu Buruce amenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga. Izi ni zimwe mu ndirimbo zagize uruhare runini mu kumugira icyamamare cyangwa se ikirangirire gikomeye mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Katerina, indirimbo yamuhesheje kumenyekana cyane mu gihugu hose ndetse no hanze yacyo. Kandi ntitwasiga indirimbo ye yaherutse gusohora ejo bundi, Buruce Melody hamwe na Joe Brown ndetse na Diamond, yiswe Pom Pom, indirimbo y'urukundo, indirimbo yakunzwe n'abantu benshi harimo urubyiruko rugiye rutandukanye, zagiye zigaragara ku ma TikTok no ku yandi ma website agiye atandukanye bazikina, cyane cyane urubyiruko. Dynamite yagaragaje impinduka mu njyana ye ijya ku rwego mpuzamahanga. Samoya, iyi nayo ni indirimbo yakunzwe n'abafana benshi kubera amagambo n'umudiho wayigaragayemo. Iyi ndirimbo Ikinya yakunzwe cyane mu birori bigiye bitandukanye, mu bitaramo, cyane cyane ahantu banywa inzoga nyinshi zigiye zitandukanye. Bado, imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo ku rubuga rwa Spotify. Katapira n'izindi ndirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye. Katapira yamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Izi ni indirimbo zamugize ikirangirire ku rwego mpuzamahanga, ndetse ntitwasiga n'izindi ndirimbo zagiye zitandukanye, harimo nk'indirimbo yiswe Bella Nicki Minaj, indirimbo yagaragaje ubushobozi bwo gukora umuziki ugezweho ku rwego mpuzamahanga. Izi ni indirimbo zatumye avugisha isi yose muri rusange ku rwego rw'umuhanzi wo mu Rwanda gusa, agera ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'umugabane wa Afurika, arambuka agera no ku isi hose muri rusange. Ariko ntitwagenda tutababwiye ku ndirimbo yagiye akora zigiye zitandukanye, zikamuhesha abasubscribers benshi, zigatuma agira umubare umukurikira abantu benshi bagiye batandukanye. Uwo tugeranye ahanga wakora like, comment and share. Ndanagushimira ku mwanya wawe wafashe ukaba ugeze ahangaha ureba ino video. Reka tugaruke ku bihembo bikomeye yagiye afata bigiye bitandukanye. Itayewacu Buruce cyangwa se Buruce Melody, ese yafashe ibikombe bingana ute? Buruce Melody ni umwe mu bahanzi nyarwanda bafite ibihembo byinshi. Mu mibare rusange yafashe ibihembo birenga 15 kugeza ku bihembo 20 bitandukanye biva mu muziki nyarwanda ndetse no hanze yarwo. Harimo ibihembo bibikurikira ahangaha. Mu Rwanda harimo ibihembo bigiye yafashe bigiye bitandukanye, harimo nka Primus Guma Guma Superstar yegukanye igikombe cyayo, Best Male Artist of the Year mu bihembo bitandukanye by'umuziki nyarwanda. Tuje kuri Best Afrobeat R&B Artist inshuro nyinshi yafashe iki gikombe kigiye gitandukanye, Best Song of the Year ku ndirimbo zitandukanye zagiye zitrendinga ku mwaka. Mu karere no muri Afurika, ibihembo bya Hip Hop Music Award muri Uganda yarabifashe ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Kandi turongera tugaruke ku bihembo bitandukanye by'akarere ko muri Afurika y'Iburasirazuba, guhagararira u Rwanda mu bitaramo n'ibihembo mpuzamahanga bigiye bitandukanye. Nubwo atari buri gihembo cyose cyanditse kuri urupapuro rumwe, amateka agaragaza ko Buruce Melody cyangwa se Itayewacu Buruce ari umwe mu bahanzi batsindiye ibihembo byinshi kurusha abandi bose mu Rwanda babayeho muri iki gihe cye. Bamwita Itayewacu Buruce. Ntitwasoza kandi tutababwiye uruhare rwe muri muzika nyarwanda ndetse no mu rubyiruko muri rusange.
Bruce Melody yafashije kuzamura isura y'umuziki nyarwanda ayigeza ku rwego mpuzamahanga. Yakoranye n'abahanzi bo muri Nigeria, Kenya, Uganda, Tanzania ndetse no muri Amerika n'abandi bagiye batandukanye. Ibi byatumye izina rye ribikimenya bose muri Afurika ndetse no hanze yo muri Afurika. Umwanzuro twasoza tuvuga kuri uyu muhanzi Bruce Melody cyangwa se uyu musore wamenyekanye ku izina rya Itayiwacu Bruce. Bruce Melody ni umuhanzi wubatse izina rye ku mpano, umurava n'indirimbo ze zagiye zikundwa, zakoze ku mitima y'abantu. Indirimbo ze zatumye amenyekana cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Naho ibihembo yafashe bigaragaza ko ari umwe mu nkingi za mwamba zigize umuziki nyarwanda no muri Afurika ndetse no muri iki gihe. Uyu muhanzi biragaragara ko yubatse izina n'uwibihe byose. Muri iki gihe turimo bamwita Itayiwacu Bruce. Wowe wakoze sabone ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Jye mwari kumwe aha ngaha ni officier Ndoro nk'ibisanzwe. Ciao imvura igwa nisubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari ikintu kindi ushaka twagukoreraho wakandika muri comment.